Iyi si turimo yuzuyemo n'ingaruka z'icyaha: intambara, ubujura, urugomo, ubusambanyi, kutanyurwa, ishyari, inzangano n'ibikorwa by'ubwibone. Birasa naho icyaha kirimo kiraganza imbaraga zo gukora ibyiza. Ibi ni ibigaragaza ko Satani arimo arakora umurimo we wa nyuma, kuko azi ko afite igihe gito. Umuntu mu mbaraga ze bwite ntashobora gutsinda umwanzi, kandi iyo witegereje bisa naho iherezo rya byose ari urupfu. Ibi niko byari kuba iyo hataboneka urubyaro rw'umugore ngo runeshe Satani mu cyimbo cy'umuntu. Yesu aravuga ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, kandi ati umurezi w'abantu abaye igicibwa. Intambara hagati y'icyiza n'ikibi ntabwo yatangiye ubwo umuntu yacumuraga. Ahubwo iyi ntambara yatangiriye mu ijuru, yemwe na mbere y'uko isi iremwa. Isi itaye umutwe. Abategetsi bayo babuze igisubizo cyo kwangirika kuriho muri iki gihe. Baragerageza kwibumbira hamwe ngo barebe ko bahuza imbaraga zabo mu gukemura iki kibazo. Barashaka ko amadini, abatunzi, abanyapolitike ndetse n'abantu bose muri rusange bakwibumbira hamwe mu matsinda atandukanye kugira ngo bakorere hamwe mu gushakira umuti iyi si isa n'igeze mu mahenuka. Imana yo iravuga ngo mwitandukanye, naho ab'isi bo bati mwibumbire hamwe. Uyu ni umugambi wa Satani ubwe. Arashaka kugarura ibisa n'ibyo twabwiwe muri Bibiliya byo kubaka umunara w'ibaberi, kuko yifuza gushyiraho ubuyobozi bushya ku isi, ibizwi nka New World Order mu rurimi rw'Icyongereza, abinyujije muri ayo mashyirahamwe y'ubufatanye. Isi ikeneye icyo yari ikeneye mu gihe gisaga imyaka 2000 ishize, ari cyo guhishurwa kwa Yesu Kristo, umwami kandi umucunguzi wacu. Yesu wenyine niwe dukeneye none. Icyigisho cyo muri uyu mwanya cyitwa guhanga amaso Yesu wenyine, cyateguwe na Hagenimana Jean de Dieu. Isomo ry'urufunguzo: nimbwira umukiranutsi ngo kubaho uzabaho, akiringira gukiranuka kwe kandi agakora ibibi, mu byo gukiranuka kwe nta na kimwe kizibukwa, ahubwo azapfa azize ibibi bye yakoze. Iri somo tubwirwa hano muri Ezekiyeli, mu mbabare naribeshye, ni Ezekiyeli 33:13, hatubwira ibijyanye no gukiranuka, ndetse Imana ubwayo iravuga ngo umuntu naramuka yiringiye gukiranuka kwe bwite hanyuma agakora ibibi, mu byo yakoze byiza nta na kimwe kizibukwa. Dukomeze. Gukiranuka bisobanuye gukora ibitunganye.
ni imbusane yo gukora ibyaha. Mu muntu nta gukiranuka kubamo. Katurebe nk'uko byanditswe ngo nta ukiranuka n'umwe, Abaroma 3:10. Kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, Abaroma 3:23. Nituvuga yuko ari nta cyaha dufite, tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze, tuba tuyise umunyabinyoma, kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 1 kugeza 10. Nk'uko nabibabwiye ko gukiranuka bisobanuye gukora ibitunganye, kandi nanone bikaba imbusane yo gukora ibyaha. Mu muntu rero nta gukiranuka kubamo. Ntabwo bishoboka ko umuntu mu mbaraga ze akora ibitunganye. Nk'uko amasomo tumaje kubibona ari isomo tubona mu Baroma 3:10, Abaroma 3:23, ndetse no mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 1:8 ndetse kugeza 10, aduhishurira ko umuntu nta mbaraga afite zo kunesha icyaha, nta mbaraga afite zo kuba yatakora icyaha, nta mbaraga afite zo kuba yakiranuka. Gukiranuka Imana yifuza ni uguhamanya n'amategeko ndetse n'abahanuzi, nk'uko tubibona mu Baroma 3:21. Nyamara nanone Bibiliya itubwira ko abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ari ibivume, Abagalatiya 3:10. Aya masomo uko ari abiri mvuze asa nk'ajya kuvuguruzanya, ariko siko biri, kuko tubonye ko ugukiranuka Imana ishaka ni uguhamanya n'amategeko yayo. Ariko nyamara isomo tubona mu Bagalatiya 3:10 ho atubwira ko abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ari ibivume. Ndagira ngo twinjire muri iyi ngingo ijyanye n'uburyo tugomba kugira gukiranuka kwemewe n'amategeko, ariko nanone nuko tugomba kumenya umurimo w'amategeko n'umurimo wo gukiranuka, ndetse tukamenya n'uruhare rwa buri kimwe. Reka dukomeze turebe uburyo twabasha gusobanura iyi ngingo isa n'ikomereye abantu benshi muri iki gihe. Amagambo tubona mu kugana Yesu, page 62 mu gitabo cy'icyongereza, aratubwira ngo it was impossible for Adam before the fall to form a righteous character by obedience to God's law. Ngo ntabwo byari bishobokera Adamu mbere yo gukora icyaha kugira kamere yo gukiranuka binyuze mu kumvira amategeko y'Imana. But he failed to do this, ariko yananiwe kubikora. And because of this sin, our natures are fallen and we cannot make ourselves righteous. Ngo bitewe n'iki cyaha, ngo ntabwo bishoboka ko twebwe tuba abakiranutsi ku bwacu. Since we are sinful, kuko turi abanyabyaha, unholy, ntabwo twera, we cannot perfectly obey the holy law. Ngo ntabwo bishoboka ko twakuba amategeko nk'uko bisabwa. We have no righteousness of our own with which to meet the claims of the law of God. Ngo ntabwo muri twe harimo gukiranuka twatuma dushobora kugera ku by'amategeko y'Imana asaba. But Christ has made a way of escape for us. Ariko Kristo yashizeho uburyo bwo gucika ibi bintu. He lived on earth amid trials and temptations such as we have to meet. Yabaye mu iyi si mu bigeragezo no kugeragezwa nk'uko tugomba guhura nako. He lived a sinless life. Yabayeho ubuzima budakora icyaha. He died for us. Yaradupfiriye, and now he offers to take our sins and give us his righteousness. Ngo none yitangiye gutwara ibyaha byacu, hanyuma nawe akaduha gukiranuka kwe. Iyi ni inkuru nziza cyane. If you give yourself to him, nuramuka umwihaye ukamwiyegurira, and accept him as your savior, ukamwakira nk'umukiza wawe, then sinful as your life may have been, uko waba warakoze ibyaha kose nuko waba umunyabyaha kose, for his sake you are accounted righteous. Kubw'ubushake bwe ubarwa nk'umukiranutsi. Christ's character stands in place of your character. Ngo imico ya Yesu ihagarara mu ruhande rw'imico yawe, and you are accepted before God, maze ukemerwa n'Imana.
just as if you had not sinned, ukabarwa nk'aho utigeze ukora icyaha. Dore inkuru nziza isi yose ikeneye. Dukeneye Yesu Kristo kugira ngo tubashe kugera kuri kwa gukiranuka kugenewe n'amategeko. Mu gitabo cyitwa Christ and His Righteousness cya A.J. Wagner tubasha kuhabona icyo bisobanuye kubona gukiranuka kwemewe imbere y'Imana. Reka dusome. Let the reader try to picture the scene. Reka umusomyi agire ibyo abasha kubona. Here stands the law as the sweet witness against the sinner. Hari amategeko nk'igihamya gikomeye kirwanya umunyabyaha. It cannot change, kandi amategeko ntabwo ahinduka. And it will not call a sinner a righteous man. Kandi amategeko ntabwo azigera yita umunyabyaha umukiranutsi. The convicted sinner tries again and again to obtain righteousness from the law. Ngo umunyabyaha umaze kwemezwa ko ari umunyabyaha arwana uko ashoboye kugira ngo abone gukiranuka kuva mu mategeko. But it resists all his advances. Ariko amategeko akamubuza gutera imbere. It cannot be bribed by any amount of penance or professed good deeds. Ntabwo amategeko ushobora kuyaha ruswa ukora ibyiza cyangwa se wicuza. But here stands Christ. Ariko nanone tukabona Kristo full of grace, yuzuye ubuntu, as well as of truth, kandi yuzuye ukuri, calling the sinner to him. Arimo arahamagara umunyabyaha. At last the sinner, weary of the vain struggle to get righteousness from the law, maze umunyabyaha amaje kurambirwa urugamba rwo kwishakira gukiranuka kuko mu mategeko, listen to the voice of Christ, maze akategera amatwi umuhamagaro wa Yesu, and flees to his outstretched arms, maze agahungira mu maboko ye ahora arambuye. Hiding in Christ, akisha muri Kristo, he is covered with his righteousness, maze agatwikirwa no gukiranuka kwe. And now behold, noneho he has obtained through faith in Christ that for which he has been vainly striving. Ngo maze akaza kubona binyuze mu kwizera Yesu Kristo ibyo yahoze arwanira. He has the righteousness which the law requires. Abafite gukiranuka amategeko asaba. And it is the genuine article because he obtained it from the source of righteousness. Kandi gukiranuka kuba kuri kw'imwimerere kuko aba yagukuye kutanga gukiranuka. From the very place whence the law came. Kandi aho niho n'amategeko avuye. Tuzika amategeko avuye kuri Yesu Kristo. And the law witnesses to the genuineness of this righteousness. Kandi amategeko nayo ubwayo ahamanya no kwera kwa kuko gukiranuka. It says that so long as the man retains that. Kandi amategeko ahamya ko igihe umuntu agumanye icyo kintu yahawe cyave kuri Yesu Kristo, uko gukiranuka kwave kuri Yesu Kristo, it will go into court and defend him against all accusers. Amategeko ubwayo azajya mu rukiko aburanire uwo muntu kubamurwanya. It will witness to the fact that he is a righteous man. Amategeko ubwayo azahamya ko uyu muntu ari umukiranutsi, with the righteousness which is through the faith of Christ. Kandi uko gukiranuka bizabitewe nuko kwavuye mu kwizera Yesu Kristo. The righteousness which is of God by faith. Kandi uko gukiranuka ni ukwa Yesu, uko gukiranuka ni ukw'Imana munyuze mu kwizera. Filipi 3:9. Paul was sure that he would stand secure in the day of Christ. Paulo we yavuze ko namara kubona uko gukiranuka azaba yizeye, azaba ahagaze akomeye ku munsi Yesu azaziraho. Muri cya gitabo nababwiye Christ and his righteousness, page 62. Ubutumwa bw'umwihariko bugenewe ab'iki gihe. Ndagira ngo mbibutse ko hano duhanganye n'ingingo ijyanye no gukiranuka. Hari ugukiranuka kuva mu mategeko, ariko hari no gukiranuka kuva kuri Yesu Kristo. Tumaje kubona ko Adamu nyuma yo gucumura ntabwo bishoboka ko umuntu wabayeho nyuma ya Adamu maje gucumura abasha kubaha amategeko y'Imana nk'uko bisabwa kugira ngo abone gukiranuka kuva muri ayo mategeko. Ntabwo bishoboka. Ariko nanone inyandiko y'uyu washinze muri bamwe bashinze itorero ry'Adventist witwa A.J. Wagner
atugaragarije buryo ki tubasha kubona gukiranuka kwemewe n'amategeko, kandi uko gukiranuka kwaba ari ukukuri kuko guhamanya n'amategeko ndetse n'abahanuzi. Uko gukiranuka nta handi kubonerwa muri Yesu Kristo. Iyo umunyabyaha abonye urugamba rumunaniye rwo kwibonera gukiranuka kuva mu mategeko, ahungira kuri Yesu Kristo, maze mu kwihisha muri we akaba atwikiriwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo. Iki gihe amategeko abahamanye n'uko gukiranuka bitewe n'uko aba yabonye gukiranuka kuva kutanga gukiranuka, ndetse kandi ni nawe watanze amategeko. Ubutumwa rero bugenewe abo muri iki gihe tubisoma mu Byahishuwe 3:14-21. Haravuga ngo uwiyita Mena, uwo ni Yesu Kristo, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye. Aravuga aya magambo ati: zi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize, nuko rero kuko urakaza uyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe, kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjiriwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Aya magambo tubonye nk'uko nabwo ari mu Byahishuwe, ni amagambo agenewe by'umwihariko itorero ririho muri iki gihe. Ni amagambo tugaragariza ko twambaye ubusa, dukeneye kwambikwa imyenda yera. Ikindi ni amagambo tugaragariza ko turi abakene, dukeneye kuba abatunzi. Ikindi ni amagambo tugaragariza ko turi impumyi, kandi nyamara dufite amaso twibwira ko tureba. Imana yatugira inama kujya tuyigureho umuti. Imana yatugira inama kujya tuyisange iduhe ubutunzi bw'ukuri. Imana yatugira inama kwisanga ikaduha umwambaro wera. Ubu butunzi bwavuzwe hano ni ugukiranuka, kwizera, gukorera mu rukundo. Ungureho imyenda yera turuze kubibona. Umuti wo gusiga ku maso ni mwuka w'Imana ushoboza ubwenge bwacu guhuguka, tukabasha kureba akaga turimo, bigatuma dusanga Yesu Kristo. Tukabasha kureba ibihe turimo. Abantu benshi ntabwo bari kubona ibihe turimo. Ibihe turimo birashishana. Yesu Kristo ari hafi kugaruka, ariko biratangaje kubona abantu benshi ari impumyi batabasha kubona ibyo byose. Niyo mpamvu rero Imana itugira inama, kandi hari isezerano ry'uko nitwumva uwo muhamagaro tuzicarana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Kandi aravuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga. Iryo jwi rihora rihamagara buri muntu wese, rimurarikira kwitaba ijwi ry'uwo mwami kugira ngo yinjire dusangire, cyangwa se asangire natwe. Kandi ungureho imyenda yera. Iyi myambaro izambarwa n'abazatura mu bwami bwo mu ijuru, kuko handitswe ngo unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ibyahishuwe 3:5. Imyambaro yera ni imirimo yo gukiranuka y'abera. Ibyahishuwe 19:8. Zekariya 3:1-7. Maze anyereka Yosuwa umutambyi mukuru ahagaze imbere ya marayika w'Uwiteka, na Satani ahagaze iburyo bwe ngo amurege. Uwiteka abwira Satani ati: Uwiteka aguhane yewe Satani, niko ko Uwiteka watoranyije Yerusalemu aguhane. Mbese uwo si umushimukwe mu muriro? Kandi Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga ahagaze imbere ya marayika. Marayika abwira abari bamuri imbere ati: nimumwambure iyo myenda y'ibizinga. Maze abwira Yosuwa ati: ngukuyeho gukiranirwa kwawe, kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Ndategeka nti
nimumwambike igitambaro cyiza mu mutwe. Nuko bamwambika igitambaro cyiza mu mutwe, bamwambika n'imyenda. Marayika w'Uwiteka yarahagaze aho. Marayika w'Uwiteka ahamiriza Yosuwa cyane ati, Uwiteka Nyiringabo aravuze ati, nuko nugendera mu nzira zanjye kandi ukitondera ibyo nagutegetse, nawe uzacira inzu yanjye imanza n'ibikari byanjye uzabirinda, nanjye nzagushyira mu byegera muri aba bahagaze aha. Hano uru ni urugero rutubonye muri Zekariya rutwereka uko umukiranutsi ahabwa gukiranuka kwake. Ukiranirwa umunyabyaha nkanjye nkawe ahabwa gukiranuka kwa Yesu Kristo. Hano hari Satani uhora arega umuntu kuko umuntu ni umunyabyaha, yakoze ibyaha, yahemukiye Imana. Ariko nanone hari umunyabyaha wemeye umuhamagaro wa Yesu Kristo, rya jwi rihora rikomanga ku mutima wawe. Noneho uyu munyabyaha iyo amaze kwakira Yesu Kristo akihisha muri we, amategeko ubwayo ahamanyana n'icyamukorewe aricyo kwambikwa gukiranuka. Nk'uko tubibonye, Yosuwa yagaragajwe nk'umuntu, kandi tuzi ko Yosuwa nubwo igihe yari mu isi yakoze imirimo myiza, ariko iyo mirimo yose yakoze yagaragajwe nk'ubushwambagara, kuko ubwo agiye kwambikwa ngo bamukuyemo imyambaro y'ubushwambagara maze bamwambika imyambaro myiza, bamwambika n'igitambaro mu mutwe. Ahabwa isezerano ko nakomeza kugendera mu nzira zitunganye azaba umwe mu bazacira urubanza mu bikari byo mwijuru, bazacira urubanza mu bikari byo mwijuru. Ariko Imana yaduhamagara kuba abami n'abatware. Imana yaduhamagarira kugira ngo twemere umuhamagaro wayo, maze natwe tuzagira uruhare mu guca imanza mu gihe cy'urubanza rwa nyuma ruzasoza amateka y'iyi si. Ni umwambaro duhabwa na Yesu wenyine. Nk'uko nimaje kubibona, ntacyo Yosuwa yari gukora kugira ngo yiyambike uriya mwambaro, ahubwo Imana ubwayo niyo yamwiyambikiye, nk'uko twabibonye mu isomo ngo nuko ndategeka ngo mumwambure, nuko bamwambika indi myambaro. Ntabwo ari Yosuwa ubwe wiyambitse. Hari byinshi tugerageza gukora biva mu mategeko. Ahari ukagerageza gukora imirimo y'itorero neza, umuntu akagerageza kwigengesera kugira ngo adakora icyaha, umuntu akagerageza kubaha ibivugwa n'amategeko, akareka ubusambanyi, ibyaha bigaragara byose akabireka. Nyamara Imana ibara icyaha igihereye mu mutima. Niyo mpamvu ntabwo umuntu ashobora gukiranuka bisabwa ataguhawe na Yesu Kristo. Birakenewe ko twakira Yesu Kristo, tukemera kugendwa n'ubushake bwe, tugafata ubushake bwacu tukabumuha, kugira ngo ibyo dukora byose turi mu mubiri tubikoreshwe na Mwuka w'Imana, tutabikoreshejwe n'imbaraga zacu bwite, kuko bitashoboka ko twubaha Imana mu mbaraga zacu, ariko mu mbaraga za Yesu Kristo birashoboka. Ni umwambaro rero duhabwa na Yesu Kristo wenyine. Reka turebe muri cya gitabo kuri page 64 cya Wagona cyitwa Christ and His Righteousness. Haravuga ngo, if we attempt to put it on ourselves, nitugerageza kwiyambika uriya mwambaro, then we really get on nothing but a filthy garment. Nta kindi tuzambara uretse imyambaro y'ubushwambagara. No matter how beautiful it may look to us, uko byaba bisa neza kose, abantu bashobora kubona mu nzira bakabona uri umukiranutsi, abantu bakubona ibyo ukora bakabona usa n'umukiranutsi, ariko Imana ubwayo niyizi niba ukiranuka cyangwa udakiranuka, kandi iryo banga nanone ntabwo rihishwe umutima wawe. Nawe ubwawe uzi niba ufitanye umubano na Kristo cyangwa se ntawe. Ntabwo ari abantu ubwawe aribo babihamya, ahubwo umutima wawe na Yesu Kristo bagomba guhamanya n'umwuka ko uri umukiranutsi. But when Christ clothes us with it, ngariko Yesu yatwambitse uko gukiranuka, it is not to be despised nor rejected. Ntabwo uwo mwambaro twambara wo kugawa cyangwa se wo gutabwa. Mark the expression in Isaiah. Reba ibyanditswe muri Yesaya. He has covered me with the robe of righteousness. Ngo yanyambitse igishura cyo gukiranuka, the righteousness with which Christ covers us is righteousness that meets the approval of God. Ngo gukiranuka Kristo twambika ni ugukiranuka kwemeranya n'Imana. And if God is satisfied with it, bityo rero niba Imana inyuzwe nawo, surely men ought not to try to find anything better. Ndumva nta kindi kintu umuntu aba
akeneye. Inshuti yanjye, aya magambo hari impamvu nifuje ko nayasangira nawe. Hari impamvu nateguye ibi byose. Nimwe nuko tugeze mu mahenuka y'iyi si. Iyi si irimo irarangirana no kwifuza kwayo, kandi icyaha kugabanuka kirimo kirushaho kwiyongera, ndetse yemwe n'ubavuga ko bakurikiye Yesu Kristo. Nyamara mu gihe tutarabona Yesu Kristo ngo aze turi mu mibereho yacu ngo yimike ubwami bwe muri twe, ntaho tujya. Ntabwo tubasha kujya mu ijuru, kuko iyaba byashoboka ko kukiranirwa ajya mu ijuru, ntabwo byari kuba ngombwa ko Yesu aza agapfira ku musaraba. Bityo rero Yesu akeneye ko abashaka kuraga ubwami bwo mu ijuru bamwiyegurira, kandi bakeneye kumenya ko Yesu gukiranuka akeneye ni ukuva kuri we bwite. Igitumye Yesu atinda n'icyabujije kuba iki gitoro byagombye kuba ryaramaze gutwarwa mu ijuru, itoro ry'Imana, bubaha Imana, ni ukubera ko babuze iki kintu cyitwa gukiranuka kubwo kwizera. Ibi nibyo byashoboje Aburahamu kwitwa sekuruza w'amahanga w'abantu bose. Uku gukiranuka dukeneye kuvuye mu kwizera niko abakurambere bose bafite, ba Yefuta, ba Mose n'abandi bose, nk'uko tubibona mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 12, 11, 12. Nshuti yanjye rero, ndagira ngo wisuzume, urebe neza, witegereze, usabe Imana gusiga umuti wayo ku maso yawe, kugira ngo umenye aho ibihe bigeze. Tugeze mu gihe tugomba kwemera guhamagara kwa Yesu Kristo, cyangwa se tukaguhakana tukazarimbuka. Yesu wenyine niwe dukeneye. Turamukeneye kugira ngo dukize icyaha. Turamukeneye kugira ngo twambike gukiranuka kwe. Turamukeneye kugira ngo dukomeze mu rugamba turwana n'umwanzi. Turamukeneye kugira ngo twuzuze imbaraga zo kumukorera mu murimo arimo arakora wo gukiza abantu. Yesu Kristo niwe byiringiro byacu. Mu gitabo Amazing Grace page 183 cya Ellen G. White yananditse ngo Christ is called the Lord our righteousness. Ngo Kristo yitwa umwami wo gukiranuka kwacu. And through faith each one should say, binyuze mu kwizera, the Lord my righteousness. Ashobora kuvuga ngo umwami gukiranuka kwanjye. When faith lays hold upon this gift of God, iyo kwizera kugundiriye iyi mpano y'Imana, the praise of God will be upon our lips. Guhimbaza Imana bizaba ku minwa yacu. And we shall be able to say to others, kandi bizadushoboza kubwira abandi, behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Tuzashobora kubwira abandi ngo dore intama y'Imana ukora ibyaha by'abari mu isi. We shall then be able to tell the lost concerning the plan of salvation. Kandi tuzashobora kubwira abatakaye ibyo umugambi w'agakiza. That while the world was laying under the curse of sin, ngo mu gihe isi iri mu muvumo w'icyaha, the Lord presented terms of mercy to the fallen and helpless sinner. Ngo Imana yagaragaje ibikenerwa byabyo by'impuhwe n'ibikorwa by'impuhwe ku isi itagira ibyiringiro ndetse yamaje kwangirika. And revealed the value of meaning of His grace. Kandi ngo yagaragaje agaciro n'ubusobanuro bw'ubuntu bwayo. Grace is unmerited favor. Ubuntu ni uguhabwa ibyo utarugenewe cyangwa se ibyo ibitagukwiriye. It was grace that sent our Savior to seek us as wanderers and brings us back to the fold. Ngo ubwo buntu nibwo bwatumye Yesu aza, umukiza aza kudushaka ubwo twe twarahabye, kugira ngo tugarure mu rwuri rwe. Reka dukomeze. No man can look within himself and find anything in his quality that will recommend him to God and make his acceptance sure. Ngo nta muntu wakwireba muri we ngo abone ikintu yaratira Imana kugira gitume yemerwa. It is only through Jesus, binyuze muri Yesu gusa, whom the Father gave for the life of the world, uwo Imana yatanze kubw'agakiza k'abari mu isi, that the sinner may find access to God. Nibwo umunyabyaha ashobora guca kubona kugera ku Mana.
Jesus alone is our redeemer. Yesu wenyine ni waducunguye. Our advocate, niwe muvugizi wacu, and our mediator, kandi niwe muhuza hagati yacu n'Imana. In him is our only hope for pardon. Muri we niho dufite ibyiringiro byo kubabarirwa, peace, amahoro, and righteousness, ndetse no gukiranuka. It is by that of the blood of Christ that the sin-stricken soul can be restored to soundness. Binyuze mu kuri kw'amaraso ya Yesu Kristo nibwo umutima wuzuwemo n'icyaha ushobora kugarurwamo kwera. Apart from Christ, we have no merit, no righteousness. Tudafite Yesu Kristo ntidukwiriye ndetse nta gukiranuka tugira. Our sinfulness, our weakness, our human imperfection, gukora ibyaha kwacu, intege nke zacu, ndetse no kuba tudatunganye, make it impossible that we should appear before God unless we are clothed in Christ's spotless righteousness. Bituma tutashobora kugera imbere y'Uwiteka keretse twambaye gukiranuka kwa Yesu Kristo kutagira inenge. When you respond to the drawing for Christ, iyo umuntu ashubije cyangwa se ashubije ryajwi rya Yesu Kristo rimuhamagara, and join yourself to him, maze ukifatanya nawe, you manifest saving faith, ugaragaza kwizera gukiza. Faith familiarizes the soul with the existence and the presence of God. Uko kwizera guhuza umutima no kubaho ndetse no kwigaragaza kw'Imana, and living with an eye single to God, to the glory of God. Maze umuntu yakwemeza kubaho atumbiriye icyubahiro cy'Imana gusa, more and more we discern the beauty of his character. Buhoro buhoro agenda abasha kubona ubwiza cyangwa se ibyiza by'imico ye, the excellence of his grace, maze akabona no kuhambara cyangwa se n'imbaraga z'ubuntu bwayo. Our souls become strong in spiritual power, maze ngo imitima yacu igakomezwa n'imbaraga z'umwuka. For we are breathing the atmosphere of heaven, kuko tuduhumeka umwuka mbajuru. We are rising above the world, beholding him who is chief among 10,000. Twe tuzamurwa hejuru y'isi, tukarenzwa iby'isi, maze tukitegereza utegeka ibihumbi byinshi. The one all together lovely, and by beholding we are to become changed into his image. Ngo kandi uko turushaho kumwitegereza niko duhinduka tugasa nawe. Ni muri cya gitabo cya Ellen G. White, Amazing Grace, God is Amazing Grace, page 143, akaba ari devotional yo mu kwa gatandatu 2024. Nshuti zanjye rero ndasoje, amagambo yose tuboneye hamwe natugaragariza buryo ki nta kindi dukeneye, nta kindi cyagarika ibibazo dufite, nta kindi cyagarika urubanza duhorana ku mutima uretse Yesu Kristo wenyine. Niwe gakiza kacu, niwe witangiye kugira ngo akize umuntu, niwe watanze amaraso ye, ngo Imana yaramubabaje, ngo imibyimba ye niyadukirisha, yemeye gufata ibyaha byacu abishyira mu mubiri we, abipfana ku musaraba. Tubwirwa ko urupfu rwe rwihuse, kuko ubwo baje ngo baje kumuvuna amagufa basanze we yamaze gupfa. Urupfu rwe birasa nkaho rutari rusanzwe. Igitabo wivuzwe ibyo byose kitubwira ko kubw'agahinda yari afite k'icyaha, kubw'agahinda yari afite n'uburyo yumva agashaka gucungura umuntu, ibyo byamuremereye umutima, bituma umutima uremererwa, apfa mbere, apfa mu gihe kitari kigenewe kisanzwe, kubera njyewe, kubera wowe. Uyu munsi urararikwa kugira ngo wirengagize ibishuko byose Satani arimo aradushira imbere, maze bumwiyegurire. Numara kumwiyegurira, uko turushaho kwitegereza umwami wacu, tumureba ari mu isi, reba ari mu biganza bya Mariya, reba kura, reba aganira n'abafarisayo bereka icyaha cyabo, reba akiza impumyi, akora ibindi bitangaza. Ariko nanone umurebe ubwo ari mu gashyamba k'Igetsemani, ava ibyuya bivanze n'amaraso, avuga ati data ndashaka ko iki gikombe kindenge. Ngo kiragiye Satani yari yaremereje umutwaro cyane, ngo ndetse Satani ntiyaburaga kuza kumwongorera amubwira ati niwemera gucungura umuntu urabutandukanijwe n'Imana, ntabwo uzongera gusubira ku Mana. Maze ibyo bikamuremerera. Ndagira ngo nkwibutse ko afite kamere y'umuntu,
bikamuremerera, akumva ashaka kureka urugamba, akumva ashaka ko igikombe kimurenga. Ariko Yesu yari yarimenyereje kumva ko ubushake bw'Imana aribwo bugomba kujya imbere, maze abwira se ati, Mana, niba ubona ko igikombe cyandenga ubikore, ariko ntibibe uko njye nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. Icyo ni cyo Imana idushakaho. Irashaka ko twagera ku rugero aho ubushake bwacu bwose buyoborwa n'ubushake bw'Imana. Murakoze. Yesu mugumane. Udukeneye watubona kuri iriya aderese. Ndagira ngo mbamenyeshe ko Yesu Kristo ari hafi kugaruka. Nahanjye nahawe kugira ngo dukore icyo abantu benshi bazifuza kuba barakoze ariko batakoze, aricyo kwiyegurira Yesu Kristo. Nibyo nabasabira, nanjye nisaba